So niyo mpamvu rero of course tugomba kugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye tunareba kuri byinshi bitandukanye. Uyu no musore umwe mu basore bamaze gukora ku mitima y'abanyarwanda, yamaze kwandika izina ni muri mwaka 2020 gusa amenyekanye cyane mu mwaka wa 19 usoza ari nabwo yagaragaye ku rubyiniro rimwe bwa mbere mu mateka. Uyu musore tuvuze ko yarafite ubumuga bwo kutabura ntago twatubeshye, ariko ntago twavuga ko yafite ubumuga bwo kugira impano. Afite impano y'umuziki kandi yamaze kwigaragaza ku banyarwanda. Umutima wanjye wishimiye kuba wabona cyangwa se wanatekereza by'umwihariko uyu musore utamenya Niyo Bosco nahoze ndeba ari indirimbo ya mbere bayita ya ndirimbo yo ndimo kukwibuka ubu ngubu ubigenza ute abantu benshi bafashe basi mvuga ngo aho ntuvuga mbere yo gutekereza cyangwa utekereza mbere yo kuvuga mandira mutipe niyo Bosco ndamushaka ngaha uze kugerageza afite management yega ko niba mutwima ntacyo bidutwaye ariko kuza nangana cyane kuri tuzana abantu benshi bagiye batandukanye kandi management ni imwe mu banyamakuru mu Rwanda bari bamufashe bamutera inkunga baramufata bamushyira muri social media bamushyira muri studio producer baramukunda uriya mutipe afite indirimbo zirenze 20 muri studio fresh rero ndabivuna tutanagiye kure yino mutipe tutimo kuvuga ati yamaze gukora ku mutima w'abanyarwanda, aherutse gusohora indirimbo ikomeye cyane yita Ibanga. Ni no ndirimbo yakoze ku mitima y'abantu, iri mu rwego rwa gospel gusa igiye mu buryo bwa secular ariko mu rwego rwa gospel. Mwamuzi ko akunda kugira indirimbo zigira inama zifite message runaka. Rero yaje gushimira by'umwihariko argana n'igihe yaje gushimira uyu musore mwita Adrien Misigaro, amushima ko rwo hejuru cyane. Yes, amushima ko rukomeye cyane mushaka ko waramfashe gukora ino ndirimbo. Ahubwo tutukira aho ngaho akimara kumushimira kuri Adrien Misigaro cyane ko Adrien Misigaro nawe kumwe na Gentil Misigaro ufite igitaramo muri iyi minsi. Yego rwose ko bazaba bari kumwe, maze kumushimira twamaze no kumenya ko rero mukoreye Ibanga, niba muteye inkunga mukora Ibanga. Adrien Misigaro witegura kuza vuba bazaba bari kumwe. Urumva rero Adrien Misigaro yagiye akora. Yes, bamubajije by'umwihariko nk'itangazamakuru ati ese niyihe mpamvu cyangwa se n'icyo kintu waba warafashijwe na Adrien Misigaro. Mu magambo meza cyane avuze ati yaramfashije ko nakora indirimbo yanjye, yampaye impano nyinshi zitandukanye nubwo atajya agaragaza izo mpano ngo nizihe, ariko ati ku mutima wanjye ndashimira Adrien Misigaro, Imana izakomeze imwongere. Nuko hari abantu bafite umutima wa kimwe. Of course uyu musore Adrien Misigaro afite n'indi tsinda ntamo kwibuka neza izina rye kuntu baryita, ririmo Fireman barabacuma bagiye bava hariya ku ishuri iwawa bagera muri 4 atari 5 afasha bayita Hope. Izina ndimo kwibukamo ni Hope, ntamo kwibuka neza umuryango. So rinundi bafashwa na Adrien Misigaro. Bivuze ngo uyu musore Adrien Misigaro ni mu basore bafite umutima bagaragaza cyane urukundo ko bafasha bagenzi be, kwera ko urubyiruko n'urubyiruko, ariko hari bamwe baba bafite aho bageze nuko bafasha. Niyo mpamvu ni nama twagira abantu muri ya kabisa.